ndabasuje kandi mbifuriza ibihe byiza mwese mukurikirana ibijyanye no guteka kuri channel ya Udahogora. Uyu munsi ngiye kubereka uko umuntu ashobora gutegura smoothie yoroshye cyane ushobora gukora mu rugo. Mu gutegura iyi smoothie rero ndakenera imbuto zitandukanye bitewe n'izo ukunda, ushobora guhitamo n'izindi zarizo zitari zo ngiye gukoresha, ariko muzo ndi bukoreshe ngewe ndakenera kwanza ndakenera iyi blender ndi bukoreshe, hanyuma iyi ni imineke ibiri nakasemo dutoya, hanyuma nyishyira muri frigo irakonja bihagije. Izi ni fraise, iki ni kinyomoro, byose nabanje kubishyira muri frigo birakonja cyane bihagije. Aya ni amata nkuko mubibona, iki ni ikirahure ndi bukoreremo presentation, ndi bushyiremo iyo jus nimara kuyikora. Mu gutangira rero ndapfundura ya blender yanjye, hanyuma mpite mfata imineke nyishyiremo muri blender. Niyo nshaka kubanza, ushatse ushobora kubanza izindi mbuto zitari imineke, ariko n'imineke nyine wayibanza. Hanyuma ndashyiramo amata ahagije bitewe nuko ushaka ino smoothie iri bube irekuye. Ushobora gukora ifashe cyane, ushobora gukora iringaniye, ubwo ingano y'amata ushyiramo niyo igena uburyo iyi smoothie iri buze kuba ifashe. Murabona ko rero nshyizemo amata aringaniye ariko ahagije nanone, hanyuma ndahita blendinga kugira ngo wa muneke uhinduke jus nyine, uhinduke umutobe. Blendinga neza ku buryo mba nizeye neza ko nta bintu by'udutirima ndi busangemo, kubera ko iyo blendinze umwanya mutoya ahandi ushobora gusoma ukumva unahekenya akaneke nyine bitanoze neza. Ndasuka muri cya kirahure rero, ariko ntago nsukamo yose, nyine ndasukamo nkeya kugira ngo n'ibindi ndi bushyiremo bize kubona aho bijya. Nuvuga ngo iriya isigayemo ushobora kuyishyira nyine nko mu yindi jage iri ku ruhande cyangwa ikindi kintu. Hanyuma ndakurikizaho gukora izi fraise cyangwa se inkeri, naho nshyiremo amata make cyane kugira ngo bigumane ibara nshaka ko bibuza kugumana kariya kabara gatukura. Nazo rero ndazisya. Urabona tuno tuntu turi kwenda twiterera hejuru, niho ucungira yuko zanoze. Iyo ubona tutakiri kugaragara ari tunini cyane, ubwo umenya yuko zanoze bihagije. Ndakomeza nkore blending, nkomeza gucunga nyine turiya tuntu tumanuka. Murabona ko twagiye tugabanuka turi kugenda dusa nkaho tuburirwa irengero. Murabona ko bisa nk'ibyanoze, ubwo ndahita nkurikizaho kongeramo zino fraise muri ya smoothie yanjye. Urabona yuko kakabara ka fraise kaje ku ruhande ukuntu birimo biragenda byivanga. Ngubu ushobora no guhita uba ari bino bibiri gusa ukoresha, ntacyo byaba bitwaye, ariko reka dushyiremo n'ibinyomoro. Ibinyomoro byo ntago nirirwa mbishyiramo amata, ndahita mpfundikira blending. Nabwo ndacungira kuri turiya tuntu tuba tumanuka tw'utubuto, ncunge igihe turi bube twanogeye neza bihagije. Ikindi nababwira nuko hari abantu benshi bakunda gushyiramo wenda isukari, ikindi kintu nyine gituma biryohera cyane. Ngewe impamvu nkunda gukoresha umuneke ni ukugira ngo nirinde kuba nakoresha indi sukari itari isukari nyine y'imbuto. Mba numva iyo umuneke ibihagije, ariko uramutse ukunda isukari ushobora kugenda ushyiramo nk'akayiko k'isukari wenda nko muri ibi binyomoro, cyangwa ukaba washyizemo nk'akayiko k'isukari hahandi muri fraise. Byaterwa n'uko ubikunda, uramutse ukunda kongeramo isukari wabikora. Nyuma yo kublendinga neza rero cya kinyomoro, ndahita nacyo ngisuka muri
cya kirahure nashyizemo bya bindi nabanje kublendinga. Ibi bintu ugomba kuba wabitunganyije ukabikorana isuku ihagije kandi ukirinda ko umara umwanya munini cyane kugira ngo nyine bitaba byamaze nko gufata mikorobe yo kuba biri ahantu bitanapfundikiye. Ugomba kubikora wabiteguye, apana kubanza ngo ublendinge umuneke hanyuma ubone gusohoka woze ikinyomoro. Ibyo byose ugomba kubitegura mbere. Murabona ko rero ni uku nguku iyi smoothie imeze rwose, ibiryoshye kandi ubu nabonye ko nakoreshejemo imbuto zitandukanye n'amata, nta kindi kintu nashyizemo, nta masukari, ntaki, ifite intungamubiri kandi biroroshye cyane kuyitunganya. Ndabashimiye cyane kuba mwakurikiranye uburyo twayitunganyije. Mwari kumwe nanjye Udahogora Vanessa Peace, naho ubutaha.